iki rero ni igihe cyo gukanguka, ni igihe cyo kuba maso, kuko ibintu turimo kubona ku maradiyo, ku mateleviziyo, ibintu turimo kubona mu madini atuzengurutse, intege nke turimo kubona mu itorero, ubuhakanyi burimo kuvuka mu bantu bahoze bizera Imana, ibihugu birimo kuryaryana, amategeko arimo kuvugururwa ahishe itegeko ry'icyumweru, ibyo byose nibitwereka ko turi mu isaha itangira amasaha mabi yavuzwe mu buhanuzi. Mu gitabo cy'ivugabutumwa paje 25, ivugabutumwa paje 25 kugeza kuri paje 27, nasomyemo ibimenyetso byerekana ko isi igeze ku mwobo w'urupfu. Kuba bibi, tugiye guhura n'ubutumwa buryoheye amatwi, ubutumwa bubwirizwa n'abantu baryoheye ijisho, ubutumwa bubwira abantu ngo mwihahamura abantu, ahubwo ibintu ni iki? Ni amahoro. Amadini menshi agomba kuvuga ko isi igeze aharyoshye, ababwiriza benshi bagomba kwigisha yuko aho isi igeze haryoshye. Ni ngombwa yuko abantu, mu gihe ubutumwa bwereka abantu ko isi igiye kurimbuka burimo kubwirizanywa imbaraga, bugomba kubisikana n'ubutumwa bubwira abantu ko ibintu ari amahoro, nta kibi kiriho, nta kurimbuka kuzabaho. Imana ni urukundo kandi ikunda abantu bayo, ntabwo yaremeye abantu kurimbuka. Iryo ni iterabwoba ry'abantu, kugeza ubwo n'ubu no mu itorero dusigaye dufite abantu batubaza ngo murimo muraca ibikuba, habaye iki? Nimubwirize urukundo rwa Yesu, mubwirize uburyo Yesu yamanutse ava i Yerusalemu agiye Yeriko, mubwirize uburyo Yesu yageze kwa Mariya no kwa Zakayo. Ibintu byo kubwira abantu yuko isi igiye kurimbuka, yuko hagiye kuba akaga, hagiye kuba akarengane, ibintu byerekana yuko hagiye kuba ibibazo imbere, ibyo bintu murabivugira iki mwabiretse? Ariko reka ngire ikintu mbabwira. Yesu yavuze yuko ibimenyetso bigaragaza kuguza kwe utazabyitaho azitwa umukobwa w'iki? W'umupfu. Tugeze mu gihe kigoye, aho uzaza uganyira umugabo wamubonaga ku rusengero, umuganyira umubwira ibibazo ufite mu bupfakazi, aho kugira ngo aguhe igisubizo ubone amaboko ayashoye mu isutiye yawe. Tugeze mu gihe uzaza ufata umuntu musigarane ku rusengero, umubwire ibyawe, umuririre mu maso, narangiza akubwira ati nta kintu nanjye nakumarira, nanjye mfite ibibazo. Nujya mu yindi karitsiye usanga inkuru zawe niwe wagize gute? Niwe wazijyanye. Ubu tugeze mu gihe cyo kwikomeza. Aya makimbirane Satani azayazana mu nzu y'Imana, abantu bashwane baryane. Ubu twamaze kugira n'abantu banga gusuhuza abandi ngo barabarogera. Ibintu by'amarozi byahoze hanze, ariko uyu munsi wa none usuhuza umumama, wamara kumusuhuza wajya kumva undi arakubwiye ati uhita ukaraba intoki udakoze ku mazuru. Arebaho. Ukibaza se arebaho gutati, ati jya mu bintu by'ubudiyakono urebe ngo aragutikura. Ariko Satani yazanye amakimbirane, kugeza ubwo ubu ngubu hari n'umuntu usigaye ureba bagahita bavuga baturiya mu mama areba nk'umurozi. Ejo wahura n'undi agahita akubwira turiya mu mama hari umuntu wambwiye ko ari umurozi, yakubwiye ko areba nk'abaki? Nk'abarozi. None bukeye inkuru nawe wayihinduye yuko ari umuki? Ari umurozi. None uwo wahaye inkuru we ahita atangira ati nzi umuntu w'inshuti yanjye magara, uriya mukecuru yaroze. Rega ukamubaye umurozi w'umuhanga muri karitsiye y'Inyanza. Ariko Satani yavuze ko, Yesu yavuze ko Satani azazana amakimbirane, kugeza ubwo abana n'ababyeyi batazumvikana, abakwe na ba nyirabukwe, abakazana batazumvikana, kugeza ubwo umugabo n'umugore nabo batazagira gute? Batazumvikana. Aho niho turi rero. Kurya neza, leta zo mu Burayi zitunze abashomeri benshi. Igihe kizagera bavuge bati ntabwo turimo kurya neza nk'uko bikenewe. Ariko reka ngire ikintu mbabwira. Satani azatuma umusaruro utuba, umuntu ajya akorera amafaranga, ariko nugeri w'umusuru usanga arayura, umubaza uti bigenda gute, akubwira ati nanjye sinzi uko bigenda. Abantu bazarenga uwo mutego
niba abandi bakurikije inama ya Bibiliya Pawulo yavuze ngo mwitoze kubana n'ibigize gute, ntibyoroheje. Ariko ubu dufite abana b'abasore bashaka kwambara inkweto z'ibihumbi 400, telefone y'ibihumbi 400, ishati y'ibihumbi 80, isaha y'ibihumbi 200, ku buryo isaha ibifitanye isano na telefone, wajya kumubona ukabona yagiye afite inyinya bayikuyemo bacometsemo iryinyo rya zahabu, ku buryo ubona ubuzima bwose mbega ari umuntu w'amafaranga, ku buryo no kuba inshuti nawe ubona bihenze. Abantu nk'abo ubuzima buzabagora. Pawulo yavuze uko twinjira mu bihe bigoye twitoze kubana n'ibigize gute, ntibyoroheje. Nshuti zanjye, ikintu cya gatatu muri iki gitabo bavuze ubwumvikane buke mu matorero. Hari ubwumvikane buke buri mu matorero, kandi mu matorero ariho abantu bagombaga kwigira Imana. Ubu bwumvikane buke mu matorero buzatuma na za leta ziza zinjire mu by'amatorero yajyaga akora, kugeza ubwo ubwoko bw'Imana butunzwe na yawurute aho gutungwa n'umutsima. Ubundi Bibiliya ivuga ko ubwoko bw'Imana bugomba gutungwa n'umutsima n'amazi. Eliya arimo arabwirwa ngo byukurye kuko iyo nda uzayigenderaho iminsi 40. Ariko ubu iyi ni imyaka yo kugarura isura. Usanga umuntu arimo aranywa ka yawurute karangira azana kandi ukamaze utise kukanywa ati niko gatuma abana bamera neza, nanjye ndashaka kuba umwana muto. Uraba umwana muto se n'amagufa yababaye abana batoya. Kangira ikintu mbabwira, yawurute iraryoha kubera iki? Irimo isukari. Icya kabiri, yawurute si amata ariko ni n'amata. Iyo uyinywa rero uba wumva imanuka, yo ubwayo irimanura iyo ushyize mu kanwa, ntisaba guhekenya nk'umutsima. Ariko nagira ngo mbabaze, uramutse ufashe umuntu ukamushyira ahantu hamwe, warangiza ukamuha yawurute mpaka, yazaza atsikira igufa rikaba rigize gute, riravunitse. Yazaza abyuka nabi, urutirigongo rugacomoka. Ubu uyu munsi rero abantu barashaka indirimbo n'ibibwirizwa bimeze nka yawurute, bitagoye kuza. Kwiringira TV, ubutumwa bwiza kuri benshi, gukizwa kwa benshi. Matayo 24 umurongo wa 14. Yesu ashimwe. Reka mbashimire cyane uburyo Imana yabahaye imbaraga mukaba mubyutse, tukaba turi kumwe tungana gutya mu nzu y'Imana. Izina ry'Imana rihabwa icyubahiro. Amateraniro yacu tumazemo iminsi, umuntu twatangiranye akaba agize n'amahirwe yo kuza gusoza, hari ikintu arabakuyemo. Kenshi na kenshi twagiye duhura n'ibibazo yuko abantu biga bimwe ibindi ntibabone umwanya wo kubyiga. Urugero, umuntu akibera nk'umwizera wiyizira ku isabato gusa, ibintu byizwe ugasanga nabwo ahageze saa 4, icyigisho cy'abakristo ntakige, amateraniro yo mu mibyizi ntayabonekemo, n'ubundi ukazaza uhora ubona uwo mwizera afite icyuho cy'ibyo yagombaga kuba yarize atabashije kwiga. Uyu munsi rero ndashimira Imana yaduhaye amahirwe yo kuba hano, ndetse ndashimira Imana ibyo yaduhaye tukigana, ariko ndasaba Imana cyane ngo bibyare umusaruro mu buzima bwacu. Rero ndanezerewe muri iki gitondo kuba turi kumwe. Dufite iminota itari myinshi, ariko muri iyi minota tugiye kurebana insanganyamatsiko ivuga ngo akamaro ko kuba maso inshuro 3. Akamaro ko kuba maso inshuro zingahe? Inshuro 3. Kuba maso ni ikintu Bibiliya yakomeje kugenda ivuga. Bibiliya mbere yuko Yesu aza ku isi, Bibiliya yagendaga idusaba kuba maso. Yesu aje ku isi yigisha abigishwa be kuba maso, ariko noneho Yesu agiye gusubira mu ijuru avuga yuko abazaba bariho mu gihe cyo kurimbuka kwa Yerusalemu ndetse n'igihe cyo kurimbuka ku isi, ikintu kizabatabara ari ukuba maso no gusenga ngo batajya mu moshya. Kuba maso no gusenga ni ibintu bibiri bigendana. Icyo nagira ngo mbabwire muri iki gitondo nuko noneho n'intumwa za Yesu zamukurikiye nyuma,
harimo abigishwa ba Yesu, ba Petero na ba Yohana, harimo intumwa za Yesu nka Pawulo. Bose bagiye berekana ikintu gikenewe cy'umwihariko yuko kuba maso ari ikintu kidasanzwe. Gusa byagiye biba umugambi wa Satani yuko hari igihe abantu baba maso icyo bari biteze ntibakibone, barangiza bagahita bavuga bati ubwo icyo twari twiteze kidahari, n'ubundi nta n'ikizabaho, reka twongere twisinzirire. Ibyo byagiye bituma habaho kuba maso gutandukanye. Ariko muri iri jambo ry'Imana turi bwige, ndaza kwifashisha igitabo cy'ibihamya by'itorero volume ya 2, mbereke vitensi zo kuba maso. Buriya murabizi mu gutwara ikinyabiziga, iyo vitensi imwe inaniwe ushyiramo iki? Ushyiramo indi. No mu by'umwuka nabyo niko bimeze. Iyo kuba maso kumwe ubona kumaze gusaza, habaho gusaba Imana ikaguha imbaraga zo kwinjira mu kuba maso kundi. Iyo ibyo bitabaye, umuntu ahorana amateka yo kuba maso kwa kera, ariko ugasanga kuba maso k'uyu munsi wa none ntako agize gute? Ntako afite. Mureke dusenge. Uwiteka Mana nziza, izina ryawe rihabwe icyubahiro. Buri Imana yifuza ko tuba maso. Niyo mpamvu Laodikiya wayigeneye umuti wo gusiga ku maso. Ntabwo wifuza yuko amaso yacu yagira ikintu kiyaremerera kugira ngo atabasha kureba aho ibihe bigeze. Ngwino ubane natwe muri iki cyigisho. Mwuka wera aduha imbaraga zo kureka ikibi, kandi uduhumure amaso tubona aho duhagaze, kandi uturembuze tugukurikire, ibirenge byacu biha imbaraga zo kugukurikira, kugira ngo udukizanye n'ubuzima bwacu ndetse no kwizera kwacu. Tubisabye twizeye mu izina rya Yesu, amen. Rwandiko rwa mbere rw'Abakorino, rwandiko rwa mbere rw'Abakorino igice cya 16, Pawulo yandikiye Abanyakorino. Aba Banyakorino Pawulo yari yababonyemo ibintu by'amafuti byinshi, yari yababonyemo ibintu by'inyigisho z'ibinyoma, yari yagiye ababwira ibigendanye n'abahanuzi, yari yagiye ababwira ibigendanye n'uko bagomba kwitwara mu isi isa naho irimo ibishuko byinshi. Ariko ageze mu gice cya 16, rwandiko rwa mbere rw'Abakorino igice cya 16, ndasoma umurongo wa 13. Pawulo, inama za Pawulo n'intashyo ze, ageze ku murongo wa 13 arandika ngo mube maso, mukomerere mu byo mwizeye, mube abagabo nyabagabo, kandi mugire gute? Mwikomeze. Ibi bintu Pawulo yabivuze abizi yuko ubwe yari abizi ko Pawulo namara kuvaho amasega aryana azinjira mu mukumbi ntawubabarire. Yari abizi ko abantu bazacurika ibyanditswe byera, yari abizi ko abantu bazatwarwa n'irari ry'umubiri n'irari ry'amaso, yari abizi ko igihe kizagera mu nzu y'Imana hakaboneka abantu bashaka kwishyira mu mwanya w'Imana. Pawulo arangije abona umuti uri muri ibi bintu. Icyambere, yabonye abantu bakeneye kuba maso kuruta ibindi bintu byose, kuko umuntu naba maso azamenya imitego Satani yamuteze. Umuntu naba maso azamenya ibimenyetso byo kugaruka kwa Yesu. Umuntu naba maso azamenya kwisishirana no kwifuza kwayo, ariko abubaha Imana ndagira ngo mbabwire ngo Pawulo ntabwo ari aha ngaho ubundi gusa yagarukiye. Yari abizi yuko hari indi mitego myinshi abantu bazatega. Murakoze. Pawulo arangije aravuga ati kandi si icyo gusa, mube abagabo nyaki, abagabo nyabagabo. Kubera iki Pawulo yasabye abizera kuba abagabo nyabagabo? Nuko yari abizi yuko abitwaga abagabo isi icyaha kizabangiza. Kubw'ibyo rero mwibuke ko Bibiliya ivuga ngo umwuka wera nabamanukira nibwo muzaba abagabo nyaki, abagabo nyabagabo. Ikindi kintu Pawulo yavuze gikomeye, yaravuze ngo mugire gute? Mwikomeze. Buriya igihe tusohoyemo ni igihe kigoye gutegereza gukomezwa n'undi muntu. Mwarabibonye yuko hari igihe umuntu agusura, hari igihe umuntu agusura, umuntu yagusura ufite ibibazo, reka wenda
dufate urugero rukomeye ku muntu witwa Yobu. Yobu ari mu bigeragezo bye yabonye abantu b'inshuti ze bangahe? 3 baje kumusura. Arangije aravuga ati wawo, Imana yacu ni nziza. Urabona ukuntu Imana ibonye ko ndi mu bigeragezo ikanyohereza aba bagabo b'inyangamugayo ngo baze bankomeze mu bibazo byanjye. Yo barishima rwose, abatega amatwi. Ndashaka kubabaza, bari baje gukomeza Yobu cyangwa bari baje kumuhirika? Simwe mbaza. Baratangiye basanga Yobu yifitiye ibigeragezo, abana barapfuye, amasambu n'imirima byaragiye, umugore we yaramwihakanye, ariko basanga Yobu akirimo kuvuga ati Mana yanjye nzakwizirikaho mpaka ngize gute, mpaka mpfuye. Barangije baraza batubwo kandi bibwira ko uri umukiranutsi. Ibi bintu birimo kukubaho ubifitemo uruhare. Buriya ufite ikintu wahemukiye Imana irimo iragukubita akanyafu n'ibindi bintu, kugeza ubwo Yobu yibajije ngo ariko ubundi ni mwebwe cyangwa ni abandi? Tugeze mu gihe kigoye, aho uzaza uganyira umugabo wamubonaga ku rusengero, umuganyira umubwira ibibazo ufite mu bupfakazi, aho kugira ngo aguhe igisubizo ubone amaboko ayashoye mu isutiye yawe. Tugeze mu gihe uzaza ufata umuntu musigarane ku rusengero, umubwire ibyawe, umuririre mu maso, narangiza akubwira ati nta kintu nanjye nakumarira, nanjye mfite ibibazo. Nujya mu yindi karitsiye usanga inkuru zawe niwe wagize gute, niwe wazijyanye. Ubu tugeze mu gihe cyo kwikomeza, kuba maso, cyo ni icyambere. Bibiliya irongera tubwiye ngo kandi dukomerere mu byo twizera. Kubera iki? Uzazura n'umuntu wari ukomeye mu byo mwizera, muganira kubwira ati bya bintu nabishingutsemo, wowe ahubwo uracyabirimo. Uzaza uganira n'umuntu ugire ngo aje kugukomeza mu byo mwizera, narangiza kubwira ati navumbuye yuko Imana itabaho, navumbuye yuko nta torero ry'ukuri ribaho, ibi bintu by'amadini ari ibipindi by'abazungu byo kugira ngo badukamemo amafaranga. Harya nagira ngo mbabaze, biracyadusaba igihe kirekire kubona ibi bintu cyangwa byaratangiye? Byaratangiye. Ariko gukomerera mu byo wizera, kwikomeza, kuba umugabo nyamugabo, bizaterwa n'uburyo uri maso mu by'Imana. Nshuti zanjye, nagira ngo mbabwire ikintu gikomeye. Buriya ntihazagira umuntu ugukanga ngo uri umuswa, ngo hari ibintu bya Bibiliya utumva, ngo hari ibintu by'Imana utaramenya. Reka da. Bibiliya ivuga ko mu gihe cyose umuntu ari umugenzi. Bibiliya muri Yesaya 35:8 haravuga ngo abagenzi naho baba baswa, iyo nzira ntibazagira gute, ntibazayo. Niki Imana izakoresha? Nuko ubuswa bwawe waba ufite ariko wemera kwigishwa no guca bugufi, Imana izagukoresha ibiruta iby'abibwira ko ari abanyabwenge bashoboye. Ndashaka kubabwira ngo tugeze mu ikorosi rigoye. Nahoze ndimo gusoma igitabo cyitwa nimugoroba, nari ndimo gusoma igitabo cyitwa Kwitegura akaga gaheruka. Ni igitabo gikomeye cyo hambere, abantu batakibonera n'umwanya. Kwitegura akaga kagize gute, gaheruka. Ntabwo abantu bitegurira akaga gaheruka kuri social media, nta nubwo abantu bitegurira akaga gaheruka mu bitaramo gusa byo mu rusengero cyangwa mu materaniro yo guhuriza abizera hamwe gusa. Kwitegura akaga gaheruka bisaba ubwitonzi n'ubushishozi no kuba maso no kubishakira umwanya. Akoreka ngiye ikintu babwira, iyo murebye abantu mubona biteguye akaga gaheruka, reka da. Iminsi mikuru dufite, imyambaro twambaye, umuntu arebye uko tubayeho, akajagari, umuntu aratureba akabona ntabwo twiteguye akaga gaheruka. Muri iki gitabo cyo Kwitegura akaga gaheruka, kuri page ya 10 nasomye amagambo avuga ngo umugenzi uva mu gihugu ajya mu kindi kandi agomba kuba afite ikarita y'inzira agomba gukurikiza. Abaza urugendo amaze kurangiza akamenya n'intera asigaje kugira ngo arangize urugendo.
abanza kumenya umunsi n'isaha indege azagendamo igomba kugwiraho. Niba yaritaye kuri buri kantu kose mu rugendo rwe, urugendo rwe ruzakurikirana neza nk'uko agateganyo ke kagize gute kari. Uko wateguye urugendo, iyo buri kantu kose k'urugendo ugahaye agaciro, urugendo rwawe ruba nk'uko wagize gute, nk'uko waruteguye. None nagira ngo mbabaze, urugendo rwanyu mwaruteguye gute? Mwa bakobwa mwe mufite ingendo nyinshi imbere yanyu. Hari urugendo rw'iterambere, uko waruteguye niko ruzakumerera niba waritaye kuri buri kantu kose. Hari urugendo rw'urushako, uko urimo kurutegura niko ruzakubera, ariko bizaterwa nuko wita ku kantu akariko kose. Urugendo rw'ubukristo, uko witegura, uko urutegura ukita ku kantu kose. Hari umuntu ushobora kukubaza ngo gucomeka inzara bihurira he n'ubukristo? Hari umuntu ushobora kukubwira ngo ariko ubundi kurya ameza, ibintu byo kuvuga ngo ngiye kwarura ibiryo, umwe yarura ibi nanjye narura ibi, ubundi uretse gukabya bifite aho bihuriye n'ubukristo? Ese guhagararana n'umuntu nijoro ku muhanda gasanga umukobwa n'umuhungu bari ahantu mu miyenzi saa 2 za nijoro, ibyo nabyo bifite aho bihurira n'ubukristo, ariko ntimugakabye. Inshuti zanjye, ndagira ngo mbabwire ngo n'umubare w'ibipesu byanyu biri ku myenda, kurangaza agatuza cyangwa kugafunga, kurangaza amabere cyangwa kuyafunga, ayo ni amahame mato mato ariko agize ubukristo bunini bw'umuntu. Uko rero witaye kuri utwo tuntu duto duto, niko urugendo rwawe ruzakugendekera nk'uko waruteguye. Ni nako bimeze no mu bigendanye n'iminsi y'imperuka. Uko wita kuri buri kantu kose umwami wacu yavuze muri Matayo 24, ibintu byose byavuzwe mu gitabo cya Daniyeli n'ibyahishuwe, ibintu byavuzwe mu rwandiko rwa 2 rwa Timoteyo igice cya 3, uko ugenda wita kuri ibyo bintu buri kantu kose, ni nako urugendo rwawe ruzakugendekera. Ariko hano haranditse ngo abana b'Imana nabo barakora urugendo rutangaje, barimo barerekeza mu gihugu cy'ijuru, bafite mu biganza byabo ikarita ihebuje ariyo Bibiliya, bafite kandi inzira isobanutse bagomba gukurikirana ariyo mwuka w'ubuhanuzi. Ibintu bibiri bigomba kuranga abantu bari mu rugendo. Icya mbere, ugomba kuba ufite ikarita isobanutse ariyo Bibiliya. Ugomba kuba ufite umurongo uri mu nzira uromboreje, umurongo uri mu nzira uromboreje. Buriya reka ngire ikintu mbabwira ku bantu b'abashoferi, iyo ibihu byabaye byinshi ndetse ukabona umuhanda utawureba, usigara ufashwa na wa murongo wo mu muhanda, ugasigara ufashwa n'utwapa tugarura urumuri. Ibyo bintu iyo bitagufashije, hari n'igihe twapa two ku ruhande tubura, wowe ugasigara uvuga ngo Mana yanjye umfashe sindenguye umurongo w'umweru. Uwo murongo w'umweru ukawugenderaho kugeza igihe ugeze aho ujya, kugeza igihe usohotse muri bya bihu, kubera ko wa murongo w'umweru wirinze kuwurenga. Nunezezwa no kuvuduka ukarenga uwo murongo, urarenga umuhanda. Ni nako bimeze iyo ibintu bigeze aho tutabasha kubona neza, dusigarana umurongo w'umweru witwa umwuka w'ubuhanuzi utubwira ngo aha hantu niba mushaka kugera iyo mujya, mugabanye umuvuduko, aha hantu ntimuharenge. Niyo mpamvu uyu munsi wa none dufite abantu bitwa ko ari abakirisitu bibasiye Bibiliya, barimo kumva Bibiliya ari igitabo kitakigendanye n'igihe, igitabo gituma abakobwa bataba abasirimu, abahungu bataba abaniga. Ariko ubu noneho twamaze kugira n'abantu bakuru batemera umwuka w'ubuhanuzi. Iryo terabwoba ryanyu ry'ibitabo, ibyo bintu muhora mudusomera turanabirambiwe. Nimureke abantu bishimire mu Mana babyine. Ariko reka ngire ikintu mbabwira, ibyo bintu bibiri uko uzabyitwaraho bifitanye isano n'uko uzagera aho ujya amahoro.
Ni abasore bangahe mu biganza byabo bafite Bibiliya n'umwuka w'ubuhanuzi? Ni bangahe? Ni abasore bangahe mu biganza byabo bafite indirimbo zera zo guhimbaza Imana mu biganza byabo? Nshuti zanjye, nagira ngo mbabwire, muri icyo gitabo kuri paji ya 11 nasomyemo amagambo avuga ngo isaha turimo ubu ngubu irahura neza n'ubusesenguro Kristo yatanze ubwo yigishaga icyigisho gikomeye cy'ubuhanuzi ku myifatire y'imibereho y'abaturage bo ku isi, ku myifatire ya politike, ku myifatire y'iby'idini, kwiyongera kw'abapfa, kwigomeka, agahinda gashengura imitima, intambara n'impuha z'intambara, kwiyongera kw'ibishyitsi, kugaragara kw'abahanuzi b'ibinyoma, guhaguruka kw'amadini yayobye, ibimenyetso n'ibitangaza byuzuye ubuhenzi bya Satani. Ibyo byose mvuze biduhamiriza yuko turi mu isaha iheruka y'amateka, kandi ko tugiye kubona bidatinze ibihe birusha ibindi kuba bibi. Tugiye kubona ibihe birusha ibindi kuba bigize gute? Kuba bibi. Ariko mu gihe ubutumwa bwereka abantu yuko tugiye guhura n'ibihe birusha ibindi kuba bibi, tugiye guhura n'ubutumwa buryoheye amatwi, ubutumwa bubwirizwa n'abantu baryoheye ijisho, ubutumwa bubwira abantu ngo mwihahamura abantu, ahubwo ibintu ni iki? Ni amahoro. Amadini menshi agomba kuvuga ko isi igeze haryoshye, ababwiriza benshi bagomba kwigisha yuko aho isi igeze haryoshye. Ni ngombwa yuko abantu, mu gihe ubutumwa bwereka abantu ko isi igiye kurimbuka burimo kubwirizanywa imbaraga, bugomba kubisikana n'ubutumwa bubwira abantu ko ibintu ari amahoro, nta kibi kiriho, nta kurimbuka kuzabaho. Imana ni urukundo kandi ikunda abantu bayo, ntabwo yaremeye abantu kurimbuka. Iryo ni iterabwoba ry'abantu, kugeza ubwo n'ubu no mu itorero dusigaye dufite abantu batubaza ngo murimo muraca ibikuba, habaye iki? Nimubwirize urukundo rwa Yesu, mubwirize uburyo Yesu yamanutse ava i Yerusalemu agiye Yeriko, mubwirize uburyo Yesu yageze kwa Mariya no kwa Zakayo. Ibintu byo kubwira abantu yuko isi igiye kurimbuka, yuko hagiye kuba akaga, hagiye kuba akarengane, ibintu byerekana yuko hagiye kuba ibibazo imbere, ibyo bintu murabivugira iki mwabiretse? Ariko reka ngire ikintu mbabwira. Yesu yavuze yuko ibimenyetso bigaragaza kuguza kwe utazabyitaho azitwa umukobwa w'iki? W'umupfu. Iki rero ni igihe cyo gukanguka, ni igihe cyo kuba maso, kuko ibintu turimo kubona ku maradiyo, ku mateleviziyo, ibintu turimo kubona mu madini atuzengurutse, intege nke turimo kubona mu itorero, ubuhakanyi burimo kuvuka mu bantu bahoze bizera Imana, ibihugu birimo kuryaryana, amategeko arimo kuvugururwa ahishe itegeko ry'icyumweru. Ibyo byose ni bitwereka ko turi mu isaha itangira amasaha mabi yavuzwe mu buhanuzi. Niyo mpamvu tugomba kuba maso. Mbese wakwibaza ngo urugendo rusigaye rurangana gute? Buri muntu wese iyo aje mu by'agakiza aba yumva akurikije ibyo yiga habura umwaka umwe ngo Yesu aze. Kenshi abantu bamara umwaka warangira agahita avuga ati bankangiye ubusa. Ariko ku bantu bafite umwuka wera, Bibiliya ibivuga neza mu Baroma 13. Abaroma igice cya 13, abafite Bibiliya mu nyemerere tujyane mu Baroma igice cya 13, ndasoma umurongo wa 11. Abaroma 13 umurongo wa 11. Bibiliya iravuga ngo, titire muri Bibiliya zanyu ziravuga ngo iki? Kuba maso. Umurongo wa 11, nuko mujye mugenza mutyo kuko muzi yuko igihe cyo gukanguka gisohoye rwose. Amen. Dore agakiza kacu karatwegereye kuruta igihe twagize gute? Twizere. Ijoro rirakuze burenda kugira gute? Burenda gucya. Nuko
twiyambura imirimo y'umwijima twambara intwaro z'iki? Z'umucyo. Kwiyambura imirimo y'umwijima no kwambara intwaro z'umucyo. Kubera iki? Urugamba rumwe rurarangiye ariko urundi rugeze gute? Ruratangiye. Wakwibaza uti rero, none se Ellen White yagaragaje ibimenyetso bizerekana ko isi igeze ku mwobo mu gitabo cy'ivugabutumwa paje 25. Ivugabutumwa paje 25 kugeza kuri paje 27. Nasomyemo ibimenyetso byerekana ko isi igeze ku mwobo w'urupfu. Mu magambo make, ntabwo Imana ifite ububasha bwo gukiza isi kuko iyi si yapangiwe kurimbuka, ariko Imana ifite ububasha bwo gukiza umutima w'umuntu ushaka gukira. Ni ukuvuga ngo rero iyi si yacu igeze ku mwobo w'urupfu, imeze nk'umurwayi uri muri suwe, abaganga baravumbuye indwara umuntu arwaye kandi ari indwara idakira, ariko bakaba babizi yuko umurwayi wawe abura iminsi 3 ngo apfe, ariko abaganga kugira ngo baguhumurize utamenya ibibazo urimo, abaganga bakazaba bagutuma ibinini ukabona barakubwiye, muganga akakwandikira ati umva mukecuru ngwino hano ukaza, uyu muhungu n'uwawe. Yego mukecuru humura, ariko uyu muhungu azakira nyarukuza n'ibinini. Umukecuru yareba umudogiteri n'amarineti yambaye n'ibitabo afite, umukecuru agahita avuga ati uyu mudogiteri ubwo ari n'umuzungu, bariya babirabura birirwaga bantobera umwana, uyu nguyu azi ibyo akora. Yarangiza akakwandikira umuti akwandikiye, ashobora kwandikira paracetamol ariko akayita irindi zina, ukabona umukecuru arimo ariruka muri farumasi, uyu muti urahari ntawuhari, uyu urahari ntawuhari. Yagera aho iri, umukecuru akaza yiruka akabwira umwana ateguka, uyu ni umuti duhawe n'umuki n'umuzungu, heguka. Akeguka, yarangiza akamutsindagira ikinini akamubwira ati ryama, ubwo wahuye n'umuzungu ejo uzakira. Mu gitondo wajya kona ukabona umuganga w'umwirabura araje, yarangiza akakubwira ati mukecuru rero turabona turimo turakurya amafaranga y'ubusa, uyu mwana wamujyana akaba arwariye mu rugo kuko ibimenyetso birerekana ko atazagira gute? Atazakira. Ukavuga uti wowe urambeshya, umuzungu yarayambwiye ko bizagira gute? Rero isi nayo abazungu barimo barayishakira imiti ariko babizi ko itazagira gute? Itazakira. Ni gake cyane uzahura n'umuvugabutumwa n'umubwirizabutumwa akubwire ko isi irimo guhabwa imiti itagira ikigira gute? Yayimarira. Nguko ko isi imeze rero, imeze nk'umurwayi bahishe ko yenda kugira gute? Yenda gupfa. Ariko reka ngire ikintu mbabwira, umurwayi wenda gupfa abantu baba bacicikana, baba babizi ko atagishobora kurya, ariko barimo guhimba ibiryo by'amoko atandukanye, bazana amateremusi, kugeza igihe umurwaje agera akabwira ati rero ibintu by'ibiryo mubigabanye ahubwo mudusengere, kuko no muri sonde ibyo nashyiragamo ntago bikigira gute? Ntago bikijyamo. Ubu isi aho igeze ntabwo ikeneye ibintu byinshi, ikeneye gusengerwa gusa. Muri iki gitabo harimo urutonde rw'ibintu byerekana ko isi igeze ku mwobo w'urupfu, kandi iyo mvuze ngo isi yerekeje ku mwobo w'urupfu ntago mba ndimo kuvuga ubu butaka n'ibi biti, mba ndimo kuvuga nge nawe turi kuki? Ku isi. Bibiliya iravuga ngo isi nabagize gute? Isi nabayituyemo. Icyambere, urujijo ruri mu bantu. Isi iri mu rujijo, ibintu byose bisigaye biri mu rujijo, yaba amakuru urayareba ukabona ari mu rujijo, umuntu arimo arajya kubana n'undi ukibaza impamvu bagiye kubana ikagucanga ukabona mu rujijo, idini ririmo rirashingwa wareba abaritangiye ibintu barimo gupanga bikagutera urujijo. Ibintu byose byaje mu rujijo. Satani agomba kuzana urujijo mu bantu kugeza n'igihe azazana urujijo ku bantu bakumva ko na Bibiliya irimo ibintu bitumvikana bishobora kuba atari iby'Imana. Urujijo rutuma abantu bagwa. Mwabonye muri Covid urujijo Satani yabibye mu bantu. Icya kabiri, amakimbirane. Amakimbirane yerekana ko isi igiye kurangira.
amakimbirane yakoze akazi gakomeye mbere y'uko isi ya mbere irimbuka. Amakimbirane yakoze akazi gakomeye mbere y'uko Sodomu na Gomora birimbuka. Kubw'ibyo rero tuyafite nk'ikimenyetso cyerekana neza ko Yesu agiye kugaruka. Kubera iki? Aya makimbirane Satani azayazana mu nzu y'Imana, abantu bashwane baryane. Ubu twamaze kugira n'abantu banga gusuhuza abandi ngo barabarogera. Ibintu by'amarozi byahoze hanze, ariko uyu munsi wa none usuhuza umumama, wamara kumusuhuza wajya kumva undi arakubwiye ati uhita ukaraba intoki udakoze ku mazuru. Arebaho. Ukibaza se arebaho gutati ati jya mu bintu by'ubudiyakoni urebe ngo aragutikura. Ariko Satani yazanye amakimbirane kugeza ubwo ubu ngubu hari n'umuntu usigaye ureba bagahita bavuga baturiya mu mama areba nk'umurozi. Ejo wahura n'undi agahita akubwira turiya mu mama hari umuntu wambwiye ko ari umurozi. Yakubwiye ko areba nk'abaki nk'abarozi, none bukeye inkuru nawe wayihinduye yuko ari umuki, ari umurozi. None uwo wahaye inkuru we ahita atangira ati nzi umuntu w'inshuti yanjye magara uriya mukecuru yaroze. Rega ukamubaye umurozi w'umuhanga muri karitsiye y'i Nyanza. Ariko Satani yavuze ko, Yesu yavuze ko Satani azazana amakimbirane kugeza ubwo abana n'ababyeyi batazumvikana, abakwe na ba nyirabukwe, abakazana batazumvikana, kugeza ubwo umugabo n'umugore nabo batazagira gute, batazumvikana. Aho niho turi rero. Ubwumvikane buke ni ikimenyetso cy'uko isi irangiye. Ubuhabane hagati y'umurimo n'umusaruro. Iki gitabo cyagaragaje ko ari ikintu gikomeye, ubuhabane hagati y'umurimo n'umusaruro. Igihe cyose abantu bazaba barimo kuvunika cyane ariko bagasarura, intica ntigire gute, ntikize, kizaba ari ikimenyetso. Reka njye ikintu mbabwira, mu isi hagiye kubaho imyigaragambyo y'abantu bavuga bati amafaranga muduhemba ntacyo agize gute, ntacyo amaze. Mu isi hazaboneka imyigaragambyo y'abahinzi bavuga yuko amafaranga bahabwa ku mihingire yabo atajyanye n'ibibazo bafite mu buzima. Abanyeshuri bagomba kwiga kurya neza. Leta zo mu Burayi zitunze abashomeri benshi. Igihe kizagera bavuge bati ntabwo turimo kurya neza nk'uko bikenewe. Ariko reka ngire ikintu mbabwira, Satani azatuma umusaruro utuba, umuntu ajya akorera amafaranga, ariko nugeri w'umusuru usanga arayura, umubaza uti bigenda gutakubwira ati nanjye sinzi uko bigenda. Abantu bazarenga uwo mutego ni babandi bakurikije inama ya Bibiliya Pawulo yavuze ngo mwitoze kubana n'ibigize gute, ntibyoroheje. Ariko ubu dufite abana b'abasore bashaka kwambara inkweto z'ibihumbi 400, telefone y'ibihumbi 400, ishati y'ibihumbi 80, isaha y'ibihumbi 200, ku buryo isaha iba ifitanye isano na telefone. Wajya kumubona ukabona yagiye afite inyinya bayikuyemo bacometsemo iryinyo rya zahabu, ku buryo ubona ubuzima bwose mbega ari umuntu w'amafaranga, ku buryo no kuba inshuti nawe ubona bihenze. Abantu nk'abo ubuzima buzabagora. Pawulo yavuze uko twinjira mu bihe bigoye twitoze kubana n'ibigize gute, ntibyoroheje. Nshuti zanjye, ikintu cya gatatu muri iki gitabo bavuze, ubwumvikane buke mu matorero. Hari ubwumvikane buke buri mu matorero, kandi mu matorero ariho abantu bagombaga kwigira Imana. Ubu bwumvikane buke mu matorero buzatuma na za leta ziza zinjire mu by'amatorero yajyaga akora, kugeza ubwo bizaba akavuyo. None se niba umuntu apfa n'undi idini, bagapfa amafaranga basahuraga mu baturage, kugeza ubwo bagiye muri social media bagatukana, leta izinjiramo ivuga itari ku bundi aba bantu barimo barapfa iki, barapfa amafaranga. Amafaranga bapfa nangahe? Leta igema isanga barimo barapfa miliyoni 60, kandi isanga iryo dini rishinze nta shuri rihari, abo bombi nta wubatse ka garidiyene, nta ufite ibikorwa byo gufasha ubuzima, nta ufasha abaturage mu bumenyi, nta gashuri bashyizeho kigisha abagore kudoda. Leta nirangiza ivuga iti ubundi iri dini rifitanye isano n'akabari, reka turifunge.
ubwumvikane buke mu madini buzatuma leta z'isi ziyagenzurira mu biganza. Nshuti zanjye, muri iki gitabo bagaragaza ikindi kintu. Satani azasisibiranya abantu ntibabone umwanya wo gutekereza ku byo bagiye gukora. Gusisibiranya abantu, umuntu abe bize, umuntu ajya abaho afite ibintu by'imyanzuro byinshi, ibintu bimusaba gufata imyanzuro byinshi, kugeza ubwo umuntu azaza afata umwanzuro awufatire mu kajagari. Muri ino minsi abantu barafatira umwanzuro wo kujya mu idini runaka mu kajagari, bagafata umwanzuro wo guhitamo abo bazabana mu kajagari, bagafata umwanzuro wo guhitamo akazi mu kajagari, ndetse aka kajagari Satani arashaka yuko tuzanashyingurwa dushyinguwe mu ki? Mu kajagari. Gusisibiranya abantu ntibabone umwanya wo gutekereza. Kubera iki? Satani nawe yirinze gufata umwanya ngo yicare yitekerezeho. Niyo mpamvu mu myaka 1000 abantu bazaba bapfuye, abandi beza bajyanywe mu ijuru, isi izaba imeze nk'umusaka, abadayimoni Satani azaba yabuze abantu ashuka, ngo mu myaka 1000 Satani ari ku isi yabaye umwaku, ngo nibwo Satani azabona umwanya wo kwitekerezaho, kuko nawe ntiyigeze abona umwanya wo kwicara ngo agire gute? Yitekerezeho. Ni nako ashaka ko abantu babaho, ashaka ko abantu bazitekerezaho imbabazi zarangiye. Rero ukwiye guterwa ubwoba n'ubu buryo uhora ujagaraye, ukwiye guterwa ubwoba n'uburyo uhora uri bize mu buryo bupfuye, uhorana ibintu by'akajagari bigutwara, ntubone umwanya wo gupfukama ngo usenge Imana. Nshuti zanjye, ikindi kintu bagaragaje yuko isi igeze ku mwobo w'urupfu, ni ikintu gikomeye, nuko Satani ashorera abantu bakajya mu maraha, bakajya mu kurya no kunywa. Iyo Satani amaze gutwara abantu akabagira bize, umwanya basigaje awugira uwo gufata abantu bakajya mu maraha, bakajya mu bintu byo kurya no kunywa no kwishimira ubuzima. Ibyo bintu bigatwara abantu umwanya wo gushaka Imana no kuyikorera. Ibyo nibyo biriho. Urahamagara bizera uti muze dukora iteraniro ryo kwiriza ubusa no gusenga, ntubabone. Warangiza ukabwira uti muze dukore pikiniki, dukore ubusabane, baraza n'uwaguye nawe agira gute? Araza tubundi ibi nibyo nabuze. Mukifotoza, mwamara kwifotoza mukarya mukanywa, umuntu yarangiza tubundi idini ryariye rikanywa rigatembera, ninde utarikunda? Ibyo nibyo Satani. Ibintu byose Satani yabona twakora ntidukizwe, imitima ntiyikire, Satani azatureka tubigemo. Niyo mpamvu nimukora ingamba zo gukora pikiniki, nimutegura ubusabane, ntabwo abadayimoni bazabirwanya, ariko muzategure kwiyiriza ubusa. Abadayimoni bazabirwanya kuko bazi ko byo byakiza imitima. Impamvu abadayimoni batakurwanya nuko nta bintu bikiza imitima utegura. Ikindi kintu gikomeye hano bavuze ni inyota yo kwigaragaza ko wishoboye. Inyota yo kwigaragaza ko wishoboye, iyi nyota Satani azayishyira mu bantu. Ujye ubona abantu bicaye mu nzu y'Imana, umuntu narangiza avuga ati ngewe nta bintu nkeneye kwiga. Undi se Musoni uri uhagaze imbere yanyigisha ibiki? Musoni nawe iteraniro ryaba ryabaye, hari undi mubwiriza wenda ubwirije uwo munsi ari bwo bwa mbere, Musoni nawe akareba mu madirishya ati uriya muntu uko ari ubwa mbere agiye ku ruhimbi, ubu si ugupfusha umwanya wanjye ubusa. Musoni akihagararira hanze akiyumvira telefone, cyangwa agahita avuga ati reka nigire mu bindi, uyu munsi nta kibwirizwa kigize gute gihari. Kumva ko wihagije niryo pfatiro ry'ubupagani twese dufite. Ntago nzagukenera, ndihagije. Ariko Bibiliya iravuga ngo ababiri baruta iki? Kuko umwe yaguye undi agira gute? Amubyutse. Mu rugendo rw'iby'umwuka buri muntu akenera umufasha. Dukeneye kuba ahantu hamwe. Petero asukirwa umwuka wera ku munsi wa Pentecost, abantu baramurebye baravuga bati uyu mugabo ni intwari. Ariko Petero yahoraga akeneye abandi.
Pawulo yamugiriye inama mu gihe Petero yari yagize ikibazo cy'uburyarya, igihe Petero yari afunzwe. Abizera b'abanyantege nke badasanzwe bazi no kubwiriza cyane baramusengeye, ijuru ryohereza marayika aramufunguza muri gereza. Uzahora ukeneye itorero, uzahora ukeneye abana b'Imana. Ikindi kintu gikomeye, ni ruto ab'isi bagomba kugera ikirenge mu bo kwa Nowa. Iruba ry'umubiri, ubwibone, ubwikanyize, gukoresha ububasha nabi, imbaraga isunikira abantu mu mashyirahamwe no mu miryango y'ubwiru. Ubuzima buzagorana ku buryo abantu bazumva ahantu umuntu yajya agakira ari mu mashyirahamwe. Mu mashyirahamwe nimuhagera rero hazaza haba inama, mwicare muvuge mutari ko mubona turimo kunguka miliyoni 40 kandi tukaba turi abantu 40. Ubu tuzaza tuvunika abantu baze hano baje gufata miliyoni y'ubuntu batavunitse nk'uko tuvunika. Twiga amayeri, tuzamure umusanzu fatizo. Ndabizi neza nidushyiraho izindi miliyoni 50 kuri buri muntu, Musoni arahita ananirwa bivemo, muzehe kanaka arabatashye, dusigare turi 20. Ubwo uzajya kumva wumve abantu baricaye bati rero murabona ibintu biragoye, aho tugeze ibintu birimo biratuvuna. Twateguye yuko buri muntu wese yashaka miliyoni 50 ngo azongeremo ishyirahamwe ryacu rikomere. Ukabuteye urutoki hejuru uti ayo mafaranga ko bidutunguye murabona tuzayakurahe? Muze niko bimeze iyo unaniwe uvamo. Iyo unaniwe uvamo, hano muri business nta bintu by'ikirokore bibamo, iyo unaniwe urataha. Wajya kubona ukabona bayisigaranye ari 20. Kera kabaye babandi 20 bakicara batari ku butubaye 5 byagenda gute? Barangiza bati kanaka mushaka ibyo mu mushinja yuko yafasha abantu ku ngufu, kanaka mushaka ibyo mu mushinja yuko yanyereje ibi n'ibi. Barangiza bakabakubita mu magereza, mugasigara muri 5. Niko uzajya kubona ubona umuntu afite amakamyo, afite iki, naho yariye imitsi. Ubuzima bwe yabwubakiye ku marira yateye abantu, ku gahinda yabateje, no kuba ashobora kuba yarishe kugira ngo azamuke. Niyo mpamvu umukirisitu uzinjira mu mashyirahamwe azaza ahora mu matwi ye yibuka ko ijwi ry'Imana ritamwemereye ibyo bintu. Uzaza utera intambwe y'ubuhemu, uyiveho utera indi y'ubuhemu. N'uyu munsi wa none mu mashyirahamwe n'ibimina mufite inaha, hari abantu bagiye bambura abandi ku buryo no kumubona ateruye Bibiliya ku rusengero wumva isesemi kwishe. Kandi muri ayo mashyirahamwe ujya kumva baravuze bati dutore ubuyobozi bushyashya, bati Musoni dukurikije uburyo abantu bagukunda n'uburyo uri inyangamugayo, niwe watubera perezida. Harya nagira mbabazi, iyi ishyirahamwe rihombye Musoni abazongera gusubira imbere y'abantu? Ni uburyo bwiza bwo gucecekesha abantu. Ariko muyarimo kandi murakomeza muyagemo, mwihute. Bizageza ubwo amashyirahamwe abura amafaranga, atangire yakire ubufasha buturutse mu miryango y'ibanga. Kandi imiryango y'ibanga Ellen White yavuze ko ari umwaka ukomeye ku bwoko bw'Imana. Ariko mwaramutse suhuza mugenzi wa mubaza utubundi turi kumwe hano. Ushobora no kuba mutifurizanyije n'igitondo cyiza. Ubundi ibi bintu ni ibiki? Ibi bintu ndimo kubabwira ni by'abadivanisiti bigaga mu 1980. Abadivanisiti babyigaga mu 1990, mu 1998 barabyigaga. Ariko wakwibaza ngo byaciye he mu 2020? Ubu rero ubwoko bw'Imana butunzwe na yawurute aho gutungwa n'umutsima. Ubundi Bibiliya ivuga ko ubwoko bw'Imana bugomba gutungwa n'umutsima n'amazi. Eliya arimo arabwirwa ngo byukurye kuko iyo nda uzayigenderaho iminsi 40.
ariko ubu iyi ni imyaka yo kugarura isura. Usanga umuntu arimo aranywa ka yawurute karangira azana kandi ukamaze utise kukanywa ati niko gatuma abana bamera neza, nanjye ndashaka kuba umwana muto. Uraba umwana muto se n'amagufa yababaye abana batoya? Kangira ikintu mbabwira, yawurute iraryoha kubera iki? Irimo isukari. Icya kabiri, yawurute si amata ariko ni n'amata. Iyo uyinywa rero uba wumva imanuka y'ubwayo irimanura iyo ushyize mu kanwa, ntisaba guhekenya nk'umutsima. Ariko nagira ngo mbabaze, uramutse ufashe umuntu ukamushyira ahantu hamwe, warangiza ukamuha yawurute mpaka, yazaza atsikira igufa rikaba rigize gute? Riravunitse. Yazaza abyuka nabi, urutirigongo rugacomoka. Ubu uyu munsi rero abantu barashaka indirimbo n'ibibwirizwa bimeze nka yawurute, bitagoye kuza. Imana yanjye, ibyo wankoreye ntago mfite uko nagushima, gusa nzamuye amashimwe. N'ibyo bintu twibereyemo, nzamuye amashimwe. Warakoze Mana. Korali sigaye ziririmba warakoze, ukabura n'ikintu Imana yakoze ukagishaka ukagira gute? Ukakibura. Ngo niyo mbivuze ngo mbura uko mbivuga. Gute ubura kuvuga iby'Imana? Mubwiriza akaza akabwiriza abantu yuko Imana ibakunda, ibitaho, akakubwira igitekerezo cy'uburyo yagiye mu ndege, agiye ahantu abura icyapa kimujyana aho agiye, abura tagisi. Haranje avuga ati Imana yanjye, ko ari ubwa mbere mpuye n'ikigeragezo nk'iki, ndahavane. Ngiye kumva numva ijwi ry'Imana rirambwiye ngo itegure ngiye kugutabara. Mbona imodoka iraje yanditseho umujyi ngiye gusura. Amena. Buriya rero Imana ntizabura ukuntu itukura ku muhanda. Abantu barajira bati umugabo w'umusirimu ubwirije iminota 10 ibintu byumvikana. Buriya iyo wizuba warize, naho ni kaya urutageze gute? Nshuti zanjye, mugerageze mwongere mufate ibitabo mwige, mugerageze rwose. Ikintu gikomeye, kwifungira mu bipfunyika bizatwikirwamo. Ubu turi mu gihe Satani arimo gushyira abantu mu matsinda bazarimbukiramo. Satani arimo aradusiga inshuti. Satani arimo aragarura abantu twakundanye kera turambagiza. Satani arimo aratugarurira abantu twabanye mu bupagani bwa kera. Arimo arongera akagarura abantu twajyaga dukorana ibyaha. Kubw'ibyo rero umuntu yongeye asubira mu matsinda avumye yari yaravuyemo. Niyo mpamvu ubu hari abagore badasenga b'injajwa musigaye mwirirwana. Niyo mpamvu ugera ku rusengero ukisanga urimo uravuga amagambo. Ni ukubera iki? Wari warageze ku rwego rwo kumva yuko amagambo yose uvuga uzayabazwa mu rubanza. None urimo uririrwana n'abantu b'injajwa. Bizarangira bwa bujajwa bukuye kuko ubwirirwamo muri karitsiye, uri buzane muri korari. Nibwo uzajya kumva ubone umukobwa yirwariye amibe, batangire bati yakuyemo inda. Bamuvuge we nawe narangiza ati narinzi ko ari abantu b'Imana, none si bo, sinzanagaruka. Ubwo ubundi ninde uhimye? Ubupagani bwacu twongeye twabusubiranye. Umuntu mwakundanaga kera, mwasambanaga kera, arimo arakohereza message, ese uribuka ko mbaho? Ujya wibuka ko twabanye? Erega buriya amazi arashyuha ariko ntibagirwa hehe. Niba Imana yarashyuhije amazi y'ubuzima bwawe, uzirinde kongera kuyakonjesha usubira mu byo waretse kera. Ubu abantu barimo barajya mu bipfunyika bazatwikirwamo. Amatsinda y'abagore badasenga, amatsinda y'abagabo batemera Imana, amatsinda y'abasore b'ibirara n'ibisambo. Ubu twongeye twayasubiyemo. Imitima namirimo iratubwira ngo muhaguruke muva aha hantu, ariko ntabwo turimo kuyumvira. Kubw'ibyo rero tugiye kurimbukira aho twicaye. Guhaga ubuzima no kwiyahura ni ibimenyetso byerekana ko isi igeze ku mwobo w'urupfu.
abantu bagomba guhaga ubuzima kugeza ubwo babwira iby'ibyiringiro bakumva ntacyo bibabwiye. Umuntu mukazamuganira ukumva gupfa ni ibintu arimo kuvuga by'imikino. Ukabona umuntu ari kuri etaje mu mujyi arimo aragenda ukagira ngo arimo arabara ama etaje, cyangwa hari umuntu ategereje nawe arimo arabara ama etaje, nahanuka araza kugira gute akabanza akareka n'abantu bagatambuka kugira ngo nahanuka agasamba ntaze kubona umuntu umufasha. Ubu kwiyahura byamaze kuba umukino. Uraganira n'umusore akakubwira ati gahunda twari dufitanye y'ubukwe ndayihinduye, iwacu bambwiye yuko ubwoko bwawe n'ubwanjye bitahura. Warangiza ukurikije ukuntu wari waramwiyinjijemo kuruta uko winjiye mu mwami Yesu. Hari abantu biyinjiza mu musore kuruta uko binjiye mu mwami Yesu, ku buryo umusore agenda ugahita wumva na Yesu bagize gute bajyanye. Nibwo uzajya kubona umukobwa aragiye aguza ibinini by'imbeba, ubwo nawe ababaye iki? Ababaye imbeba. Reka ngire ikintu mbabwira, mwitonde, ubuzima bwanyu burahenze ku Mana. Usaba Imana yongera ibahe kuryoherwa n'ubuzima. Naho ubundi abantu baziyahura, usigajya kubona ukabona umugabo arimo araganira n'abana n'umugore akabwira ati uyu munsi mfite akantu keza nshaka kubabwira. Bakaza bose bati papa uyu munsi aratuganiriza. Yarangiza ati ejo ko nabonye murya kawunga nabi ubu mpfuye mwabaho mute? Ubwo ngo iryo ni ijambo yateguriye iki? Ikintu cyitwa gupfa, ikintu cyo guhaga ubuzima, kubona ko imbere bidakunda. Nimwiringire Imana muyiragize ubuzima bwanyu. Ikindi kintu gikomeye hano bavuze kubyina, kugira uruhare mu rusaku rw'abasinzi, kunywa itabi. Ibi bintu ni ibintu biranga yuko tugeze ku mwobo w'urupfu. Kubyina, kugira uruhare mu rusaku rw'abasinzi. Dufite abakisore b'abakirisitu ujya kubona ukabona bihishe bari mu bitaramo by'isi, bagiye mu tubyiniro barimo barihisha bakajya mu minsi mikuru irimo ubusinzi n'urusaku. Kandi urwo rusaku iyo rwabaye rwinshi bavuga yuko ngo ari bwo ubuzima bwaryoshye. Muribeshya. Nta muntu n'umwe Imana yageneye umunezero mu nzu y'Imana uzapfa kuwubona hanze y'inzu y'Imana, ntibishoboka. Niba warahinduye ubuzima, Imana yagukuye ku munezero w'isi ikuzana ku munezero wo mu nzu wayo. Kubw'ibyo rero ibirori byo mu nzu y'Imana nibitakuryohera, ibyo hanze uzabibamo ariko nta munezero uzagira gute uzabibonamo. Nshuti zanjye, Ellen White yasoje avuga ikintu cy'umwuka w'intambara. Ibi ngibi ni ibimenyetso simusiga byerekana ko tugeze ku mwobo. Nshuti zanjye, igihe Abisiraheli bavaga mu Egiputa bari bafite inkingi y'umuriro n'inkingi y'igicu. Ibyo bintu nibyo byabafashaga mu rugendo rwabo. Kandi nagira ngo mbabwire yuko mbere yuko Yesu avuka, muri Yesaya igice cya 7 umurongo wa 14, Bibiliya iravuga ngo Uwiteka ubwe niwe uzabihera iki? Ikimenyetso. Kubw'ibyo rero Uwiteka yitangiye ibimenyetso byo kuvuka kwa Yesu. Niyo mpamvu ku banyamahanga babonye inyenyeri mu kirere, ariko ku bashumba bo ntago babonye inyenyeri, ahubwo babonye itsinda ry'iki? Ry'abamarayika. N'ubundi iryo tsinda ry'abamarayika niryo ryashushanyaga yaki? Ya nyenyeri. Ariko icyo nashakaga kubabwira ngiki, buri muntu wese ushaka Imana n'umutima we wose, Imana izamwereka ibimenyetso byerekana ko igihe cyo kurangira ku isi kigeze gute? Kigeze. Tugeze n'ahantu n'abantu badasenga basigaye batubwira batariko iyi ni ya meruka abadive bavuze. Ukumva umuntu araje arakubwiye atariko ati kera ko najyaga numva abadive bavuga ibi bintu ibi n'ibi, ati ubu si byo by'ibi ngibi ndimo kurebesha amaso. Tugeze ubwo twebwe abadive ubuhanuzi bw'ibyo twahanuye tubwibutswa n'abantu batari abaki, ariko twebwe turaryamye turiyoroshe. Nshuti zanjye, mu gitabo cya Luka igice cya 24, Yesu yaganiriye n'abigishwa be, bavaga mu nzira iva Emawusi. Luka igice cya 24, Yesu yari yamaze kuzuka, yiyereka abigishwa be babiri bari mu nzira ijya Emawusi.
Yesu abinjiramo baganira. Bari abantu bafite package, bari barize iby'ubuhanuzi, bari barize ibya Yesu, baranamubonye. Ariko ikorosi ry'urupfu rwa Yesu ryarabandagaje. Yesu abinjiramo bari mu nzira. Arababaza ati, ni ibiki murimo kugenda muganira? Umurongo wa 19 arababaza ati, ni ibiki? Bati, ni ibya Yesu w'i Nazareti, wari umuhanuzi ukomeye mu byo yakoraga n'ibyo yavugaga imbere y'Imana n'imbere y'abantu bose, kandi twavuganaga uburyo abatambyi bakuru n'abatware bacu bamutanze ngo acirwe urubanza rwo gupfa, kandi twiringiraga yuko ari we uzacungura Abisiraheli. Uretse ibyo, dore uyu ni umunsi wa 3 uhereye aho ibyo byabereye. None abagore bo muri twe badutangaje, kuko bazindutse bajya ku gituro ntibasangamo intumbi ye. Nuko baraza batubwira ko babonekewe n'abamarayika, bakababwira ko bari kumwe natwe, bakababwira ko ari muzima. Kandi bamwe mu bari bari kumwe natwe bagiye ku gituro basanga ariko biri uko abagore batubwiye, ari we ntibamubona. Yesu arangije arabitegereza, arababwira ati, mwabapfu mwe, imitima yanyu itinze cyane kwizera ibyo abahanuzi bavuze byose. None se Kristo ntiyarakwiriye kubabazwa atyo ngo abone kwinjira mu bwiza bwe? Atangirira kuri Mose no ku bahanuzi bose, abasobanurira mu byanditswe byose ibyanditswe kuri nde? Kuri we. Arangije agiye kubagaburira, barebye uburyo Yesu arimo kubagaburira, umwe muri abwira mugenzi we ati, ya atuzi ko burya umuntu twari turi kumwe ari nde? Ari Yesu. Ntiwibuka uburyo igihe yatumanyuriraga imitima yacu yari ikeye? Cyo nshaka kubabwira ngiki, uziranye na Yesu w'iki ku buryo nuhura nawe uzamumenya. Uziranye na Yesu w'iki ku buryo azagutungira urutoki akakwereka, akakwigisha, akakwereka ibihe, kandi akakwereka uko muri ibyo bihe ubyitwaramo. Hari amagambo ari mu gitabo cy'ibyakozwe n'intumwa cyanditswe na Ellen White, aranditse ngo, muri iki gihe, paji 161, muri iki gihe hari abantu benshi mu isi birengagiza ibimenyetso bigaragara Kristo yatanze kugira ngo bibwire abantu ibyerekeye kuza kwe. Bashaka uko banacecekesha ibyo babona kandi bazi. Gucecekesha ibyo ubona kandi ugize gute? Uzi. Iki ni icyaha gikorwa n'abantu bazi ubuhanuzi. Gucecekesha ibyo uzi, gucecekesha ibyo umutima ukubwira ko birimo gusohora. Noneho amagambo akomeye nashakaga, mu gihe ibimenyetso by'imperuka bisohora byihuta ku isi, ikabisatira igihe umwana w'umuntu azahishurwa ku bicu byo mu ijuru, Pawulo yigisha ko kutita ku bimenyetso bizabanziriza kugaruka kwa Kristo ari icyaha. Kutita ku bimenyetso bizabanziriza kugaruka kwa Yesu nabyo ubwabyo bizaba ari iki? Bizaba ari icyaha. None rero ntago dushinjwa ibyaha gusa turimo gukora, turimo turashinjwa n'ibyaha by'uko n'ibimenyetso byerekana ko isi igiye kurangira tutakirimo kubasha kugira gute? Kubibona. Ndabasaba ngo mube maso, ndabakangura kugira ngo mube maso. Nshaka gusoza, ndifuza gusoma amagambo ari muri iki gitabo, paje 149 kugeza kuri paje 150. Hari itsinda ryanyujijwe imbere yanjye, rihabanye n'irimaze kuvugwa haruguru. Barategereje kandi bari maso, amaso yabo yari yerekeye mu ijuru, kandi amagambo ya shebuja yari ari ku minwa yabo ngo, icyo mbabwiye ndakibwira bose, ni mube maso. Nuko namwe mube maso, kuko mutazi igihe nyir'urugo azaziramo, niba ari nimugoroba cyangwa ari mu gicuku cyangwa mu nkoko cyangwa umuseke utambitse, atazabatungura agasanga musinziriye. Umwami yerekanye neza ibyo gutinda kubaho mbere y'uko igitondo gitangaza. Nyamara umwami ntiyashakaga ko abantu barambirwa cyangwa ngo badohoke ku mwete wabo wo kuba maso.
niyo mpamvu neretswe abari bategereje amaso yabo bayahanze ku ijuru, bari bari guterana umwete bakoresheje aya magambo ngo kuba maso kwa mbere no kuba maso kwa kabiri birarangiye, turi mu kuba maso kwa gatatu. Kuba maso kwa mbere no kwa kabiri bigize gute? Birarangiye, turi mu kuba maso kwa gatatu. Turi maso dutegereje ko databuja agaruka. Ubu hasigaye igihe gito cyo kuba maso. Nabonye bamwe bananirwa, amaso yabo areba hasi, maze bamirwa n'iby'isi, nuko basigara badakiranuka mu byo kuba maso. Ndetse bariho bavuga bati, mu kuba maso kwa mbere twari twiteze ko databuja aza, ariko ntiyagize gute? Ntiyaje. Twatekereje nta gushidikanya ko databuja yari kuza mu kuba maso kwa kabiri, nyamara nako kwarahise ntiyagira gute? Ntiyaza. Dushobora nanone kongera kutabona icyo twari twiteze. Ntitugomba kuba abantu bibanze cyane ku kintu kimwe. Ashobora kutaza mu kuba maso gukurikira. Murumva ukuntu Satani yashutse abantu? None se baravuze ngo Yesu azaza, ntiyaza. Turongera turashiduka tuba maso, baratubwira ngo noneho haraje ageze ku rugi, turategereza ntiyaza. Ibi bintu rero byo kuvuga ngo Yesu azaza mureke tubivemo, twigendere twiyubakire ubuzima, twigire mu isi, twishakire imibereho, kuko n'ubundi dushobora gukanguka tugira ngo agiye kuza ntazagire gute? Ntazaza. Turi mu kuba maso kwa gatatu, kandi noneho dutekereza ko ari byiza kubika ubutunzi bwacu mu isi kugira ngo tube twizeye ko tutazakena. Benshi bari basinziriye, bajijishijwe n'imiruho yo muri ubu buzima, maze bakayobywa no gushukana k'ubutunzi, bityo bakareka gutegereza no kuba mu mwanya wabo wo kuba maso. Ubu abantu barimo barishakira ubuzima bw'isi, ibintu byo kuba maso mu by'Imana babihagaritse. Ariko reka ngire ikintu mbabwira, nabonye ko mu gihe cyashize hagiye habaho kuba maso gusimburwa n'ukundi. Mbese abantu bakwiriye kuba maso bitewe n'iyo mpamvu? Oya rwose, ni ngombwa kurushaho kuba maso ubudatuza, kubera ko ubu igihe ari kigufi kurenza igihe cyo kuba maso kwa mbere kwabagaho. Ubu igihe cyo gutegereza ni kigufi kurusha mbere hose. Turamutse tubaye maso ubudacogora, twaba dukeneye gukuba kabiri ukuba maso kwacu ku nshuro ya kabiri. Kuba maso kwa gatatu gusaba ko dukuba gatatu umuhati wacu. Amen. Mu magambo make, uko wari utegereje Yesu muri bibiri, abantu bakaba bari baguhaye ibimenyetso ngo nibwo ari buze, uretse ko tutigeze duhabwa n'igihe cyo kuza kwa Yesu. Ubu uyu munsi urahamagarirwa gukuba gatatu uko wari wariteguye kugaruka kwa Yesu. Niba hari ibintu wari wararetse, urahamagarirwa gukuba gatatu, ukongera umubare w'ibyo ugomba kureka kuko Yesu agiye kuza. Niba hari ugusenga wari ufite, urahamagarirwa gukuba gatatu gusenga. Niba ari amakenga wari ufite mu kuba maso kwa mbere, ukeneye kugira amakenga yikubye kangahe? Gatatu. Niba warakundaga Imana mu kuba maso kwa kabiri, ukeneye gukuba gatatu kuba maso kwawe no gukunda Imana kwawe. Nshuti zanjye, nagira ngo mbabwire ikintu gikomeye, yuko umuntu utari maso ntazamenya iby'agakiza ke, ntazamenya iby'imbabazi ze, ntazamenya ibyo kuza kwa Yesu, ntazamenya imperuka, ntazamenya ibyo kurangira kw'imbabazi, ntazamenya iby'ikimenyetso cy'Imana, ndetse umuntu utari maso ntazamenya n'iby'ikimenyetso cy'inyamaswa. Ndasaba Imana ngo ibahindure abantu bari maso, idusiga umuti ku maso. Imana itubabarire, iduhindura abantu bareba neza, bahumutse. Nibyo mbasabira, nanjye nisabira mu izina rya Yesu. Uyu mwanya tugiye gufata umwanya wo gusenga dusoza iri teraniro ryacu. Ndagira ngo muhaguruke turirimbe indirimbo ya 19. Turaririmba igice kimwe, indirimbo ya 19.
turaririmba indirimbo ya 19 ndetse nitumara kuyiririmba turahita dusenga. Indirimbo ya 19 iravuga ngo bamaso udacumura, bamaso udacumura. Bamaso udacumura, ibyaha bigota bihora bikwegera cyane ngutajya mwijuru. Dusenge. Uwiteka Mana nziza, izina ryawe rihabwa icyubahiro. Abana bawe muri iki gitondo twongeye kugira umugisha wo kubona impamvu dukeneye kuba maso. Ibimenyetso wagaragaje turabirebesha amaso. Ibihembo by'abanyabyaha nabyo twatangiye kubirebesha amaso. Twatangiye kurebesha amaso ibimenyetso byerekana ko imbabazi zawe zitangiye gukurwa mu bantu. Twatangiye kurebesha amaso yacu yuko abakunda iby'ubugingo bagiye gutangira guhabwa icyubahiro. Ngwino tubabarire kutaba amaso kwacu. Satani yagiye atwica amaso ngo tutamenya aho igihe kigeze. Yagiye atwica amaso ngo tutamenya uburyo abadayimoni batugose. Yagiye atwica amaso kugira ngo tutamenya iminsi turimo ko ari mibi. Ariko ubwo duhumuye, ngwino twigisha ubwenge. Turabapfapfa kuko dufite ubumenyi bw'ubuhanuzi, ariko ubuhanuzi burasohora ntitubimenye. Ngwino rero ubane natwe, wongere utwigishe kandi wongere utunagure, uduhe imbaraga kugira ngo tubashe gukomera, dukomeze bagenzi bacu. Uduhe kuba maso, uduhe guhagarara mu byo twizeye, uduhe kuba abagabo nyabagabo mu gihe nk'iki. Kandi Mwami Uwiteka, turakwinginze cyane kugira ngo uduhe kwikomeza kuri wowe. Tubisabye twizeye mu izina rya Yesu, amen. Kwiringira TV, ubutumwa bwiza kuri benshi, gukizwa kwa benshi. Matayo 24:14.